nize kwisiga rabero mfite inda ntwite nakundaga kuma iminwa cyane ntabwo ubundi mu buzima bwanjye najyaga nisiga rabero nyine binkukiramo gutyo n'ubu rero hari nk'igihe nkora siporo ku zuba urumva izuba hari ukuntu rigukubita hakagira ukuntu ukanyarara hari mu mubiri sinzi bikajya nko ku minwa ikindi iyo hari izuba ntabwo iminwa yanjye biba bimeze neza nicyo kintu gituma nisiga rabero ariko turi nk'ubu imvura nitangiye kugwa bya bindi byanyabyo n'ibiki ariko iyo umuntu atwite hari ibintu byinshi bihinduka mu mubiri we noneho utwite abana b'impanga hari ibintu byinshi bakurura muri wowe batwara hari vitamine ziba nkeya cyangwa zikanagushiramo hari ibintu bihinduka nibwo nahinduye igihe isabune nisiga rero hari umunsi tuzakora ikiganiro cyo ku mavuta nisiga mu buryo bwimbitse ndetse no ku isabune ko yarahindutse ntabwo ameze nk'ay'abantu baherukana beretse ibintu byose nkoresha wenda mu buzima bwanjye bwa buri munsi byo kwisiga ariko ikintu cya mbere kiriho ni uko umenya uruhu rwawe hari n'igihe usanga udashoboye kugura isabune ihenze ariko ugasanga hari indi yoroheje ijyanye n'uruhu rwawe ahubwo urabyumva nk'umurengwe kubera ko utazi uruhu rwawe ngo rumeze gute ugasanga uruhu rwawe rugira amavuta menshi wabasha gusa neza ukennye umuntu yabasha gusa neza akennye reba uriya byashoboka uzi impamvu wasa neza ukennye pfa kuba wabonye uburyo ufura imyenda wambaye ukanoga ni ukuri natwe uretse igiti bishoboka ku muganda woga ku muganda se uriya we ngo yambwiye kare hari igihe utumbagira ugakomeza ukarenga niyo wagombaga kujya tukanakwibagirwa hari abantu benshi baje bavuga ibintu bidafite epfo na ruguru ko twaranabibagiwe hari ni hahandi usanga umusitari amaze imyaka irenga 5 ari kuri top kubera iki abantu bazi inyuma ye baza baje gukora ibintu by'amafuti ntitunabaha umwanya ntitumenye n'ibyo ari ukaza uvuga ubusa ese uba wumva tuzahora twumva ubusa ntabwo abanyarwanda turi imburamukoro ku buryo twahora dutegwa amatwi ibintu by'ubugoryi burimo kuvuga rero gukora cyane ngewe numva ari kiyo kuba umuntu wenda yamenyekana muri ibyo bintu kuko nimba ubona bituma umuntu amenyekana niyo iryo zina karibona byabona ari gutambuka bavuga ngo dore runaka byavurwa n'abantu barenze 10 kahita yumva yabaye umusitari wa danje wa wundi udasanzwe wa wundi ushobora gufata Kigali uko yiboneye mu kanya gatoya wandi wumva ko yahita akora hari concert kahita ibona abantu nk'abanga akatatajya kwitwara nabi hari abantu babona fame kabashuka byahatari umutanga nawonze urawuzi ndawuzi cyagimeze nka watermelon ariko ntoye nta nubwo iribwa wawucisha hasi uwese sikamaze ubikora gute nyine mupira sura uzi kwina bakakwina kwina ndabizi sindabikora ariko ndabinarabibona nyine gapfusha umwana sindabona uzi ko wakwinaga bakoreshaga igifuniko cya big tinya imana bagacyoherezayo bagakandiramo umuti esha murabakera kabisa umva hari n'umuti bajya baha abana barwaye icyo mu nda witwa ngo bawita igitenetene cyane kirogora sibyo ikirogora nacyo kirarogora ahubwo abigitenetene akabikirogora ariko iba ari urubabi runini oya ni gato ahubwo ni gato kajya kumera nk'ikira ngo kimbaze ntabwo kiba abantu bazi kimeze nkacyo umushogoro ni munini ikibabi ikibabi kinuza cyane ndumva nkuzi kera cy'ibishyimbo ariko ko kaba kavunika ukuntu kagira n'amata ndumva iyo uguze ko kugira ngo imenye mu rugo ubigenza ute ntabyo nzi ubigenza ute ni ukuvuga ngo urayifata ukayizengurutsa amashyiga ngo ujye utaha ngaha niho uzajya utaha ahantu uzajya utaha ugahita uyinaga mu nzu ugahita uyinaga ukigenda irahamenya ubwo si uguterekera se ibintu byose ni uguterekera ndabasuhuje
yemwe mbaye n'ikaze nimwe mukunda mukanakurikira ibiganiro bya Ketchup TV show 5/5. Ndi kumwe na Ketchup, amahoro y'Imana akomeza bane nawe. Amina. Nawe ndayakwifurije. Amen. Umeze neza? Ndashima Imana. Nta kintu mbaye. Ketchup ni umwe mu bantu badakunda makeup. Kandi koko nibyo. Bamwe bati ubwo ruhu ufite rwawe ukiza aka makeup gatoya byaryoha cyane. Byaba bibi kurushaho. Nigeze mbona ikiganiro akoza aka makeup wabonaga nameze nk'inuze. Ariko zaruturumbuye uko. Ayiwe nka imbatura yizi. Ariko reka nkubwire hari umuntu wambwiye ngo makeup yambera ahubwo wayinsize ngo yayinsize nabi yansize ibintu bitajyanye n'uruhu rwanjye. Ariko sinkubeshye makeup ntago imbera. Ejo ndi bankizeho amaparapluie hano ziko ingoyi. Ariko umuntu wese wambonanaga yayambaza warijijwe n'iki. Hari umuntu agiye gukoresha inzara twinosa. Arambwiye Neri wabaye iki? Ndambwiye kubera iki se ndikubona wababaye. Ndambwiye inosa nta kintu nabaye. Ukandi mbona warize. Nawe ntago narize ahubwo ni ibintu ufite ku maso anyitegereje ngo kandi koko ndikubona wahindutse. Rero babivana bikagera ngaho. Nahoraga ntabwo byari birebire ahubwo nahoraga ameze gure. Cyakora nabonaga byatumye ndeba nk'abakobwa nameze ngo. Ako makeup ubundi sura ni rabero. Nize kwisiga rabero mfite inda ntwite nakundaga kuma iminwa cyane. Ntago ubundi mu buzima bwanjye najyaga nisiga rabero. Nyine binkukiramo gutyo. N'ubu rero hari nk'igihe nkora siporo ku zuba. Urumva izuba hari ukuntu rigukubita akagira ukuntu ukanyarara hari mu mubiri sinzi bikajya nko ku minwa. Ikindi iyo hari izuba ntago iminwa yanjye biba bimeze neza. Nicyo kintu gituma nisiga rabero. Ariko turi nk'ubu imvura nitangiye kugwa bya bindi byanyabye n'ibiki. Na rabero wapi hari n'igihe nanone nk'ubu ko mba ndi buzinduke njya muri siporo ntabwo nywa amazi mu gitondo menshi kuko wasimbuka ukajya wumva baraderi mu nda. Rero ariko iyo ubyutse ukahita unywa amazi kimwe umva ibintu ngezeho byose utabimbajije ariko nta kibazo kabibabwira. Kimwe mu bintu bishobora gutuma iminwa y'umuntu imera neza kubyuka ukanywa amazi. Biri mu bintu bituma iminwa ituma. Ngewe nywa litiro 3 ku munsi z'amazi. Ubundi nanywaga litiro mu gitondo saa 5 nkanywa indi wenda na mbere ya saa 9 nkaza kunywa indi cyangwa saa 10 wenda natinze. Biri mu bintu bifasha kuba iminwa y'umuntu ibe imeze neza ariko kubera siporo mba ndi buzikore mu gitondo ntago nabasha kunywa litiro ngo nazigemo. Ikindi kintu cya kabiri gituma iminwa y'umuntu imera neza yaba ku mugabo cyangwa ku mugore ni ugusigaho ubuki. Ngewe nk'ubu iyo ngiye muri resitora nkanywa ikintu kiri butume bamubuki. Ubwo iyo nyimazemo aho ngaho iyindi yose mbasiga ku munwa. Ubuki rero ushobora no kubukoresha mu rugo ugasigaho ugiye nko kuryama. Ubuki ni bwiza. Mbe bikuriye iminwa. Uzikurire Mbe bikuriye. Ahubwo uvuga uruyuki. Cyangwa uruyuki. Ukabikora nko kumanywa ukicara hano. Iyita ibyimba shaho. Hari sajari nabonye abantu bakoresha. Yo ku minwa. Ituma iminwa ibyimba. Ubundi buri muntu yasigaho ubuki agatereka ku uruti rukamudwira. Gatereka iruyuki ahantu rwa rero habona. Harabyimba. Igeze kunijya mu mutwe nkiri umwana. Mu gutwi? Mu mutwe wose. Sande yari nyinshi. Nagiye kwiba amapera ahantu. Igihano cy'Imana None mvuye no ku ishuri sha. Ndurira ndayaca nyima ndi kumanuka zibazira zambanye nkano zigirukangana paka no mu mujyi. Wanyereka nka mama wawe kuntu yabigenje. Oya kuntu bangwemo imbori urumva banje kunyogoshesha urwembe. Kazajya bakuramo urubori rumwe. Uzi ko hari igihe umubyeyi aba avuga uturekukire ndagukubita. Hari ikintu kiba ku mwana ugahangayika. Ntabwo bari kunkubita. Oya buriyuzi hari nuko nyine mama w'umuntu ni igitangaza. Buri hari bavuga ati uyu mwana n'amakosa ye kuko hari aba yumva zitaje ngo zigusanga ahantu wari urutuje wagiye kwiba amapera ndagukubita ariko ko akunda kubona n'uburibwe bikagenda bishira ntabikore. So simbabwiye akabanga kuko ni iminwe mera neza akayange kubera iki wanga makeup ntago ujye ubona utu makeup ari twiza ku muntu akabona birajyanye. Reka ako umuntu witwa Ngwino dufitanye gahunda yuko azanjyana ahantu bakansiga aka makeup keza ubundi nkabona kuntu babimeze neza. Urumva niga kuyisiga nayisizwe n'umuntu ankoreye ibintu bidahuye nanjye bituma noneho nyanga kurushaho. Ako Ngwino yambwiye yuko azanjyana ahantu bakansiga aka makeup
iyi makeup igiye kuba nka wa muceri, mbwira rafiki yangu. nawe warahize Hari cyangwa imiceri atashe twahejeje. Na n'ubu hari imiceri yanjye na ngwino na mpinga rwose yaheze ko tugomba kuzakora gahunda. Rero menya nyanga kubera ko wenda ntarahura n'umuntu wayinkorera ikaba nziza nkabikunda, kuko sinkubeshye nubwo njyewe ntayikunda kuyibona nyifite, ariko hari nk'abantu mbona bayisize nkabona barasa neza pe, nkanabona baraberewe, nkanabona iyo bayisize nibwo baba ari beza. hari nk'ubwo buryo bivuzemo abenshi bumva ko kimwe mu bigize ubwiza bw'umukobwa harimo na makeup aba yisize. Waba gute mwiza udakoresheje makeup? Ahanini wari igihe usanga umuntu n'amafaranga yo gushyira kuri gukoresha makeup ngo zirahenda, cyangwa ugasanga uruhu rwe ntirukunda makeup, hazaho ibintu by'ibiheri. Wakoresha iki kugira ngo ugire ubwiza naturel nta makeup? Ubundi ikintu cya mbere mba numva cyagufasha kuba mwiza udakoresheje makeup, koko nimba ubwo bwiza butari mu bindi bintu byinshi uba wavangavanze nawe ukabiberwa ibyo ari byo. Ni byiza kumenya uruhu rwawe ukanamenya ibintu urusiga. Nkamenya nimba uruhu rwanjye rugira amavuta menshi, amavuta ngomba kwisiga n'isabune ngomba koga. Iyo bijyanye uruhu ntabwo rubura kutamera neza. Ariko ari abantu boga isabune imwe n'ibyombo byagorana kasa neza. Hari n'igihe usanga bimugwa neza. Ati ntikubwira icyombo tirizi isabune niyogere nagaruka. Reka nkubwire ntaragira amareje nazanye ntwite, nogaga isabune mbonye yare yose nanayibona iteretse ahantu ku gasima nkayiterura. Sinitaye ngo ikora iki, bayoga bavuye he bagiye, narayogaga. Kandi nta n'amareje icyo gihe nagiraga cyangwa iki. Ako iyo umuntu atwite hari ibintu byinshi bihinduka mu mubiri we. Noneho utwite abana b'impanga hari ibintu byinshi bakurura muri wowe batwara, hari vitamine ziba nkeya cyangwa zikanagushiramo hari ibintu bihinduka. Nibwo nahinduye igihe isabune nisiga. Rero hari umunsi tuzakora ikiganiro cyo ku mavuta nisiga mu buryo bwimbitse ndetse no ku isabune, ko yarahindutse ntabwo ameze nk'ay'abantu baherukana beretse. Ibintu byose nkoresha wenda mu buzima bwanjye bwa buri munsi byo kwisiga, ariko ikintu cya mbere kiriho ni ukumenya uruhu rwawe. Hari n'igihe usanga udashoboye kugura isabune ihenze, ariko ugasanga hari indi yoroheje ijyanye n'uruhu rwawe, ahubwo urabyumva nk'umurengwe kubera ko utazi uruhu rwawe ngo rumeze gute. Ugasanga uruhu rwawe rugira amavuta menshi, uhora wisize ubuto. Urabona ukuntu ubuto buyaga kandi nawe ubwawe urayaga. Cyangwa urayaga ugakubita, hari n'amapudire aba atari meza ukayakubitamo, ugasanga hari ukuntu pudire yajemo icyunzwe ikahita iba nk'igipondo, ukamera nabi, ukarwara ibiheri, ukagira ibintu byinshi byangirika ku mubiri wawe kandi bitari byo. Wabasha gusa neza ukennye? Umuntu yabasha gusa neza akennye? Uriya byashoboka. Uzi impamvu wasa neza ukennye? Pfa kuba wabonye uburyo ufura imyenda wambaye ukanoga. Ni ukuri. Natwe uretse igiti bishoboka ku muganda. Woga ku muganda se? Uriya we yambwiye kare, yambwiye ngo yiteye parufe, ngo baramubwira ngo ntabwo bijyanye, ngo nicyo kibodaboda. Ngo icyo kibodaboda ngo ni indege, ngo ntabwo kijyanye. Kandi na Posho hari impano ye apfukirana, sibyo? Irahari. Kera reka ngo ari umukomediye. Oya nuba niwe. Oya ushaka nyamara kera ngo ari kuri stage ngo performing nambaye. Abagambaye iki? Ese gapo wazajya uduha video. Zambatsa mu buponda. Wasa neza gutukennye kenshi. Ni ukuri wagiriwe ubuntu Nyagasani yagushoboje ukabasha gufura imyenda wambaye ukanoga, ibyo bintu birahagije. Ikindi kurya, hari n'ikintu cyo kugira umwuka mubi mu kwaha, sibyo? Ngo kurya gusa nabi by'inzara byo bifite isura yabyo. Dore ngiyo urumva
hari n'ikibazo ukaba woze wafuze ariko mo hano bimeze nabi mwana ibibabi by'indimu n'ibibabi by'umuravumba sipaguru iba byindi ibyo bintu urabivuguta ukabivanga ukabisiga mu kwaha cyangwa se ugasigamo indimu ndimo nari indimu burifasha mu buryo bwinshi ushobora no kuba uri umuntu ukunda kubira ibyo ugasanga hano hose haratoze uyisigamo mbere y'uko ugenda ntago biza niyo byaza ntago bishaka kuza bingana na bya bindi rero ibyo bibabi by'indimu n'ibibabi nyine by'umuravumba ukabivuguta neza cyane ukabisigamo cyangwa amazi yaraye mu safuriya y'ubugari ntiyajyaga mbyumva kwa shangazi wanjye biki ukayoga ukayoza mu kwaha ngo ni uguterekera none najyaga mbyumva hari umuntu waje kuhaba wari ufite umwuka utari mwiza mu kwaha noneho aramubwira twari twariye ubugari aramubwira urazemo amazi nyine ntabwo ari ngombwa menshi uze kuyafata ushyiremo kandi hari igihe ukutana n'umuntu yafuze yateye ipasi yagucaho mu kanwa ho ni ibindi bindi igihe aba ari n'uburwayi kandi iyo kwa muganga bakabivura rero hari n'igihe usanga umuntu yafuze yariye ameze neza pe ariko yaguhobera ukagira ngo uri aha boro wamenye imishinga yitwa gute nyine ukumva nta nubwo wanamenya ko ibyo bintu ari iby'uwo munsi harimo uburwayi harimo no kuba Rwanda hari n'igihe uba ufite nka diyodoro utera mu kwaha cyangwa ufite ibindi biboro usigamo niba uri koga ntuhoze neza wamara kwambara ukongera ugasigamo bya bintu bigahura na bya bindi byari birimo ubu se uwo mubiri uba uhumeka ute nta mwanya nyine ubona hagenda hazamo ibintu byinshi bigatuma mu kwaha hazamo umwuka utari mwiza iyo ndimo no kubirengera akora indimu no kubirengera akora ako se we umuntu ni ukuri uzi ibintu bikiza umwuka mubi wo mu birenge azatubwire njye ntabyo nzi ariko hariya ntabwo byazamo ngombwa iki ko harimo amadirishya nayo birayamena umwuka mubi wo mu birenge rwose uvurwa n'iki azadufashe ariko muri commentaire tuzawunyuraho cyane tuzawurangira abantu bagiye batandukanye hari umuntu ubifite ari nk'uburwayi hari abanduzwa n'amasogisi cyane guhora bambaye cyangwa bambaye inkweto zimwe ngo cyangwa inkweto imwe wa mugani iki cyarasaze ubwo baze kuza kudufasha cyane batubwire Ketchup uri umusitari ariko warasaze uri umusitari abantu benshi bifuza kwamamara ariko hanini bagashaka guca muri shortcut akumva ko yakubita akantu kamwe k'igisupusupu yakubise agahita yamamara undi gutyo rimwe na rimwe bakabicisha mu nzira zitari za nyazo cyangwa se zitari inzira zizatuma nibamara gusitara hari image nziza bastaranye bazakomeza kugumana wakora iki kugira ngo wamamare muri uru ruganda hano iwacu mu gihugu cy'u Rwanda kandi wamamare mu buryo buri positive nahozeho ubundi nimba hari ikintu cya mbere kibaho kuba umusitari ni byiza ariko hari n'uruhande bibamo bibi cyane ndabanza ku ruhande rubamo bibi cyane iyo umaze kuba umusitari hari ubuzima runaka hari n'ibintu runaka uba utagomba kugenderamo kubera iki niba koko icyo kintu cyarakuvunnye hari ibintu byinshi cyane uba utagomba hari igihe uri kuvuga ibintu biri seriye imbere yawe ko hari umuntu utari seriye urumva abantu munyihanganira ugasanga icyo kintu ukoze kiraguhesha nyine hari ibintu utagomba kujyamo ariko wenda abo muri kumwe ntibabyumva baratangira n'ukwirata yabonye abaye umusitari atangira kwigira gutya yabonye uwo muntu ukora ibyo aba yirinda kuba hari ibintu bya hato na hato yajyamo bishyira izina rye hasi cyangwa bigira ukundi kuntu bimugaragaza hari abantu bakorera amafuti bakavuga ubusa nyine bagakora ibintu bidafite epfo na ruguru ngo bakunde bamenyekane ese ubundi iyo umaze kubikora nyuma yaho iyo umaze kumenyekana uba wumva bizakumarira iki uba wumva bizamarira iki abanyarwanda hari ibintu byinshi bihari umuntu ashobora gukora byiza akamenyekana harimo gukora cyane
urugero nimba uririmba nyine ukore cyane ushyiremo imbaraga tuzakumenya. Ariko nuririmba indirimbo imwe ebyiri ukagenda ukaryama ugategereza ngo bazabanze bamenye izo byose gute. Hari wa wundi uririmba buri munsi nubwo mutabyumva, ariko muzamumenya nubwo byaba indirimbo ye y'igihumbi. Nimumara kumenya ya ndirimbo y'igihumbi bizatuma musubira inyuma mumenye n'izindi munakomerezeho. Uyu munsi uraje urumva ko uri buvuga ubusa, uri buvuga ibintu biteye isoni, uri bukore ibiki ngo tukumenye. Uzi ikintu tugukorera se? Tugutega amatwi iminota cyangwa amasaha, wenda amasaha 40 ahwanye n'iminsi 2 cyangwa 3. Ariko ejo niyo haba iki ntago twakwibuka. Kubera iki? Wabikoze mu buryo bubi. Rero nimba ushaka kumenyekana kora cyane mu buryo bwose, haba kuririmba cyangwa gukina filime. Ikindi si ubundi ni iki? Si ibyo bintu bibiri, ni ugukina filime no kuririmba kenshi nibyo tuzima abantu. Rero niba uri umukinnyi wa filime kora cyane, ihanganire ko uri kuzinduka igicuku ugataha ikindi wenda nta n'ikintu wabonye. Ihanganire ko wagiye kuri set ukagwayo wenda ukavunika ukivuza cyangwa se ntunababare cyane. Ihanganire ibyo bintu byose uri kugenda uhura nabyo. Wikumva ko hari ikintu runaka kiba ugomba gukora ngo uyu munsi ukahita utumbagira. Hari igihe utumbagira ugakomeza ukarenga niyo wagombaga kujya tukanakwibagirwa. Hari abantu benshi baje bavuga ibintu bidafite epfo na ruguru ko twaranabibagiwe. Hari ni hahandi usanga umusitari amaze imyaka irenga 5 ari kuri top. Kubera iki? Abantu bazi inyuma ye baza baje gukora ibintu by'amafuti. Ntitunabaha umwanya ntitumenye n'ibyo ari byo. Ukaza uvuga ubusa, ese uba wumva tuzahora twumva ubusa? Ntago abanyarwanda turi imburamukoro ku buryo twahora dutegwa amatwi ibintu by'ubugoryi burimo kuvuga. Rero gukora cyane njyewe numva ari kiyo kuba umuntu wenda yamenyekana muri ibyo bintu, kuko nimba ubona bituma umuntu amenyekana. Niyo byakwanga ntuzi wowe ubwawe uzajya wicara wishimire ko mu byo wakoze byose byari byiza, byakugirira umumaro wowe, byanagirira abandi umumaro. Ariko ntuzicare ngo wigaye uvuge ngo sha ibi bintu bimeze nabi hanavuze gutya. Yego njye ni gutyo mbyumva. We mu nzira yawe yo kumenyekana wigeze uhura n'izo mbogamizi tubwiye ruguru? Ikintu cya mbere nahuye nacyo kigoye kwari ukujya gukina filime nkataha kandi mbizi ko nari buhembwe nkanitegera. Ubu abantu bahari ubu ngubu araza gukina ukamuhita iki ukamugaburira ko namuhemba. Oya wenda n'ijye utamuhemba ukamugaburira ukamuha iyo tike, ariko mukaba mwarabivuganye mbere ntaba ari ibintu mutuyeho. Iryo zina karibona byabona ari gutambuka bavuga ngo dore runaka, byavurwa n'abantu barenze 10. Kahita yumva yabaye umusitari wa danje, wa wundi udasanzwe, wa wundi ushobora gufata Kigali uko yiboneye mu kanya gatoya, wandi wumva ko yahita akora hari concert kahita ibona abantu nk'abanga akatatanya kwitwara nabi. Hari abantu babona fame kabashuka byahatari. Igihe ntikigeze kugira ngo dukoreshe hiti dufite mu nyungu zacu bwite nka Ketchup, agahita shinga Ketchup shop cyangwa Ketchup restaurant. Reka nkubwire, ufite ubushobozi ntacyo utakora mu zina ufite. Kuko hari igihe ibyo bitekerezo uba ubifite, ariko icyo ubura wenda ari ayo mafaranga azatuma kuvuga ngo ngiye gukora business runaka. Hari amafaranga binsaba kuba mfite icyarimwe. Agize umuntu gushoramo muri restaurant. Agize umuntu gushora. Restaurant yo wapi nije? Gusa nanashinze restaurant. Nakora restaurant yoroheje ko restaurant ndayizi. Nayibayemo. Nakora restaurant yoroheje. Ujya ubona zino restaurant abamotari bakunda kujyamo? Yego. Ni inzozi zanjye. Nakora restaurant yoroheje ariko nziza kandi nkayiba nyirimo buri munsi. Kandi hejuru kaba yanditseho Ketchup TV show wa mugari. Urumva? Uzi impamvu yaba yanditseho gutyo? Nuko Ketchup TV show niyo yaba yaramaye intambwe ya mbere ndetse n'iya kabiri kugira ngo icyo gikorwa nyigereho. Rero hari impamvu ya mbere nuko nayitirira aho ngaho, kandi niho nazajya nkorera ibiganiro byanjye. Ahubwo Imana impa amafaranga
iguha amafaranga unagemo ku karesitora. ni ukuri kw'Imana. Iyo nuza iyo nkunga iyo igitekerezo ko nyiragitera n'inkunga. Ni ukuri kw'Imana. Umwihariko ukaba wenda nk'isosi. Umwihariko wanjye nagira muri iyo resitora wava ku bintu bigeramo nka 2 cyangwa 3 nanjye nzi neza ko nzi guteka, kandi ubwo ninjye wabiteka kugira ngo bibe bihagazeho neza. Harimo iki? Nta wabyiba n'undi ntabwo ari waburi kubiteka ibirungo ntabwo amenye ibyo ukoresha. Uwabyiba wese nagende yibe. Saka ubundi akaboko k'umuntu niko karyoshye ikintu. Harimo umuceri kandi mu moko menshi. Harimo capati z'amazi. Harimo n'isosi. Isosi. Hari isosi nziza cyane wakozamo capati, mana we, ku buryo nagushyiramo ka kantu urya ugahora wumva ushaka nko kwiyongeza, kuko njya n'abantu banywa inzoga bavuga ngo iyo anyweye aba yumva harimo akantu. Ako kantu rero mu biryo byanjye byaba birimo. Ariko shara ko tujya dukeka mu capati z'inyamirambo. Akanya ni gutuma ryo capati 12. Oya basanzwe afungura ariko. Uje je siguna capati. Ariko nagiye Nyamirambo ndya capati 3 zira nini za truwasa 3. Capati 3. Avuga ni wapi bisigo. Ubu ngiye ndiye capati ebyiri. Ubwo kumanywa nagomba ndi burya. Ko capati shahu ziba zifunze neza. Uba wumva wuzuye. Capati ni ikiryo shahanye mu biryo, capati bishyimbo. Capati bishyimbo. None ikindi. Mana amafaranga abantu mu nkunda mu nsabira Imana ima amafaranga menshi cyane, kandi muzanera inkunga yo kuza kungurira. Kandi nukuri mbifite mu bitekerezo imbara amafaranga zatanyishinga iyo restaurant. Iri ahantu yisanzuye ku buryo mu nzu aba ari hanini. Hari na parikingi nziza cyane. Twagiye utwongeza akavuga. Nkajya mbongeza igisate cyabo. Oya voka irahenze mwana. Voka iri kugura 500. Azajya kurangura iminuzi ibiti mu cyaro. Bikaba ibyawe. Uzi ikintu najya mbongeza? Twongeza. Oya. Hari ikintu nazajya mbongeza. Business ndayivuze ndayisoje. Ikintu uzajya mbongeza nicyo navuze. Atakitwibasha. Oya ni amazi. Amazi wowe wese akaza akayanywa ariko sinyamwishyuza. Amazi shaka mvogeze muri nagari. Kandi nahita ngutamo n'agateveri utuntu nk'utwo. Agateveri ahubwo. Agateveri azo ni teveri mariki. Mumba Nyamirambo basaza bose ari umuntu wambwiye. Teveri ni nziza yino. Ako ni ibihuha. Wenda uramfasha unsobanurire. Ngo agateremusi ngo ryawe kaba karimo ngo konyage. Urumva gakazajya ngo siko gace gakinwamo barakina igisoro ngo ni teveri. Oya no se konyage bayinywishyushya. Kose wamugana. Ibishyushye nyine ku buryo uhuhamo ngo gapfasha ngishyuha we mushyuhira mu ngo imushyuhira iba yamaze kukujyamo. Reka nkubwire. Mamya ko hari umuntu wenda ufata inzoga ashaka kujya mu marangi. Atatinyuka kujyana icupa cyangwa ikindi cyari cyose kigaragaza ko ari inzoga. Ahubwo ashobora kubihindurira wenda akabisuka nko muri ji cyangwa iki akabijyana bihishe. Ni uwo nguwo ubikora. Ubwo uwo nguwo wabivuze aba ari kumwe n'abo babikora. Ariko muri teremusi ntago nibaza ko haba harimo ibisindisha. Nese uwo muntu aba ari uruhinja bingana iki ku buryo yajya gusuka nk'iyo konyage munuza muri teremusi. Yajya akabinywera aho babinywera akaza bifite mu nda. None si byose? Mu nda no mu bwongo. Akaza yumva mu nda huzuye. Ako wamugana. Bimwera. Umuntu ashobora kunywa litiro nkenye z'inzoga. Cyangwa shanu akaba ashonje. Ngahibaza. Bijya hehe? Zibijya mu bwongo. Niyo mpamvu ari ibisindisha. Rero wabinywa ukabitwara mu mutwe ukagenda mu marange, niba ari ibyo utwara mu nda nabyo ukabishyiramo ukigendera. Ariko ubwo nyine ababibona gutyo niko babigenza. Ikindi teveri ni nziza ku buzima. Ifite gusa ahubwo mba nibaza ifite ukuntu igira umuntu addicted kuri yo. Ngewe iyo nayinyweye nanayinyweye uri umuntu nzi ushobora kubibona. Buriya nayo si ikiyobyabwenge. Ni ikiyobyabwenge. Nzajya kwipimisha kuko nyine hari ukuntu uyinywa ukumva umeze neza, ikindi no mu nda hahita hamera neza. Akandi kantu nkubaza wenda katumye abantu bayamamaza tukamenya cyane ngo gatuma ngo umugabo ushyitse.
njye rero nyuma ndi umugore simbizi kandi nta n'umugabo ngira urugero ngo twaba tuganira ibintu byinshi ngo tujye tukayisangira. njyewe ukuntu nyinywa ni nk'uko umuntu harabanywa inzoga, njyewe ntabwo iyo ndaye ntayinyweye mba numva mpangayitse. rero kereka hari umuntu uyinywa kuri urwo rwego nk'urwanjye niwe twabiganira wenda w'umugabo. ntayo nta nubwo iba iryoshye. hari umuntu ugeze ku nshuka arayinzanira ntazi ibyari byo mu rugo ari byinshi bifunze tumunkorera agacyayi ndasomye ndavuganisha. teveri ni nziza uzi ko igufasha no kunywa amazi. hari nk'abantu baba badakunda amazi ariko iyo uyinyweye hagacamo nk'iminota 20 ugira inyota. ugira inyota nyine hahandi ubona amahoro ari ukunywa amazi menshi. hari nk'umuntu rero udakunda amazi ngo yayanywa akigirira isesemi, ariko anyweye teveri yamutera gukunda amazi. igabanya ibinure mu nda. ntekereza ngiye ko ari mu mubiri hose. uko uyinywa ntabwo ihita ikora ako kanya ariko uko igenda imara igihe kumaramo ibinure. hari indwara nzabivugaho ubutaha namaze kubifata neza. hari indwara rero yoroshya udashaka kurwara cyangwa waba ufite ikagabanya ubukana bwayo. ugiye kumbwira imiti 4 ya kinyarwanda uzi n'indwara yavura. umwanzuranye uvura inzoka. shubiri buriya se ni umunyarwanda. umwisheke ngo iki ni ibyo ngibyo nzi umwanzuranye. umwanzuranye wonyine kimbaze si binini ivura inzoka. umuravumba uvura inkorora. umubirizi nawe uvura inzoka. igikakarubamba abantu bagisiga ku maribori. umwenya ngewe kunywa mu cyayi uvura iki? inkorora. umuravumba, umwenya, umuyenzi. tinya imana ari amata yawo. oya barawotsa umwana akana gatoya barawotsa bafata tuba tutarakomera two hejuru nyine bakaduca bagaturonga bagashyira mu ikoma bakotsa munsi y'imbabura cyangwa bakavumbika mu ziko ku bantu bacana mu ziko. mwewe kuri gaze ntabwo ubona ahantu hotsa. wewe kuri gaze ushobora kubishyira mu mazi ukawutogosa noneho ugakanda yamarira ubwo aba yabaye nk'amazi aba yahisinze uko nabyita. ubaze ukuntu nabivuze ngo amata abantu bambabarira. ariya rero avura inkorora cyane ku mwana ukiri mutoya. ese hari n'ikindi kiboro avura uburozi. kuba umurozi umutanga uriya dukina umutanga nawonze urawuzi. ndawuzi cyari kimeze nka watermelon ariko ntoya nta nubwo iribwa. wawucisha hasi uwese sikamaze babikora gute nyine. umupira sura uzi kwina. bakakwina kwina ndabizi. sindabikora ariko ndabinarabibona. gapfusha umwana sindabona. uzi ukuntu batwinaga bakoreshaga igifuniko cya bike. tinya imana bagacyoherezayo bagakandiramo umuti. esha murabakera kabisa. umva hari n'umuti bajya baha abana barwaye icyo mu nda witwa ngo bawita igitenetene cyane kirogora sibyo ikirogora nacyo kirarogora ahubwo abigitenetene akabikirogora. ariko bari urubabi runini. oya ni gato ahubwo ni gato kajya kumera nk'ikira ngo kimbaze ntabwo kiba abantu bazi kimeze nkacyo. umushogoro ni munini. oya ikibabi cyagaye kumera nk'ikibabi kinuza cyane. ndumva nkuzi kera cy'ibishyimbo ariko ko kaba kavunikaho ukuntu kagira n'amata ndumva adakabije cyane. amakora se ni iki? ibibabi by'amateke. nanjye se mbyibuka amakora ni ibibabi by'amateke. nanjye kwiyumvira amakosi. amakote amakosi. wabonye turapishi
none se nk'umwana aya umuti wo ntago wo kureba nayo ngo nk'umwana akurwaranye umusonga shana ubunse bibaho umuti wa kinyarwanda uvura Imana izabindinde ni amavuta ari amavuta ashyushya cyane ashyuha cyane agati iki cyarasaze cyakoye iyo uguze koko kugira ngo imenye mu rugo ubigenza ute ntabyo nzi ubigenza ute ni ukuvuga ngo urayifata ukayizengurutsa amashyiga ngo ujye utaha ngaha niho uzajya utaha ahantu uzajya guterekera we ugahita uhinaga mu nzu ugahita uhinaga irahamenya ubwo si uguterekera se ibintu byose ni uguterekera ntabwo nzi ndwaragurika byabaga binagoye ariko abantu bakera bari abahanga reka umuntu arwara mu mutwe bakamucaho indasago yego sha ariko indasago ni imyotso ariko shahu reka nkubwire ubu ubona ari bibi iyo umuntu afite imyotso ariko se ubundi baragiraga hari ubwo hazaga amaraso sinzi ukuntu botsaga ni ugukozaho cyangwa no kunda hari igihe ngo babaga bamuroza umuntu yego uburozi cyangwa gutya cyangwa hano n'ibikiri yamaze bitandukanye ngo kandi ugasanga abantu barakomeye bameze neza imiti ya kizungu bayinywa ku bwa burembe wenda byakaze cyane cyane ariko ubu ntabwo byakunda icyatsi bita ikibonobono urakizi oya pe wasanga n'igitekateke utakizi igitekateke urakizi reka nkubwire ibintu igitekateke urakizi iyi boberi arayizi inkoni ya boberi si inkoni boberi si inkoni boberi ni igiti cyavaga inkoni badukubita nyizi ku ishuri oya da ngo amanyangwe oya ntari bwumve ibintu byinshi naza tubeshye sama bwayisi se umwana wo mu cyaro reka uri kugisatura ariko ibikoro byo narabiriye arayizi kayote shayote nakimenye ejo bundi wapi nayibonye ejo bundi ikijumba no shayote ubwo simeze nk'ikijumba ahubwo igishayote kijya kuba nka cya kiboro kimeze nk'urutoryi runini ikibiringanya oya shayote imbere yangu ngana uza nko kokombure we ntabwo uvuga mu buryo bw'uburyohe nko ku muntu utayizi niko wapfa kuyimushushanyiriza nubwo bidasa gisa move noneho burasa ni umukara we ndavuga ikibiringanya buriya ni umukara ikibiringanya buriya wabivuga ko ari umukara ni nka move yijimye ni move shayote ni icyatsi fine niba ibiryo gakondo ukunda kurya n'ibijumba bya kinyarwanda ubwo n'ibijumba wari umutwe ngo w'ingabo uko bambwiye bansobanuriye njye ni ibijumba reka nkubwire ibintu byinshi ibisusa buretse wese nicanga buretse baze nkubwire ibintu byinshi byo mu murima ntabyo nzi kubera ko nta famiye nigize ngira yabaga mu cyaro iwacu ni kuri 40 kandi ni ahantu hariho guhinga wasohokaga mu rugo ugera muri kaburimbo nta famiye nigize ngira mu cyaro niyo mpamvu ibintu byinshi nabizi ku buryo se n'ibisusa utabizi ibisusa ndabizi ni ibiki ibisusa wese gato bya biboro bakubita umuntu wanyaye ku buriri byitwa ibisura ibisusa ni ibibabi by'ibishyimbo ibisusa ni ibibabi by'ibishyimbo buretse bijya kwitirana no mushogoro ni iki wo ni ibibabi by'amapera oya buretse ahubwo ndabyitiranye umushogoro ni byo bibabi by'ibishyimbo ibisusa ntabyo nzi ibisusa ni ibibabi by'ibihaza yego amadegede ntabwo gutandukanya igidegede n'igihaza nanjye ntabyo nzi ntabwo mbizi pe wowe se uzi patinati urayizi apana nanjye ndakurishije nzayikwereka sawa nzayikwereka
isogo ndayizi n'isogi. Isogo irasharira. ariko reka mbabwire mwambabere twazakora ikiganiro twagiye nk'ahantu mu murima sibyo harimo ibyo bintu byinshi ukadusobanurira sibyo ni ukuri tuhashaka noneho tukajya no mu Gikuyu nkakubaza ngo wasanga mu Gikuyu ni hehe asanga ketchup azi ko inka yonyesha iki iyo bakama inka bafashe kuki ku mabere y'inka nyine ni kuki yigo yiga iki nicebe sibyo kandi kera najyaga rya macebe iyo wari oya kurya macebe oya se Nyamirambo ukuntu amacebe aryoha oya se gihenda ariko